Ndabasuhuje inshuti bene data dufatanije gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro y'Imana. Nkuko mubyumva kuri mikoro ni Pasiteri Nzakundimana Jean Baptiste ubasuhuza, ambifuriza guhirwa n'umugisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Rero mwebwe mwese mudukurikirana kuri channel yacu ya Urakenewe TV, Imana y'amahoro niba umugisha. Ngize umugisha w'Imana wo kumva message ikomeye ngiye kuzanira abadukurikiye, wowe utega amatwi ukumviriza iyi channel cyangwa se iyi chaîne yivuga butumwa. N'umurongo mwiza ukugezaho ijambo ry'Imana, ukugezaho amasengesho atandukanye yo gusengera imitwaro itandukanye, kandi nizera ntashidikanya ko Imana ikorera ibitangaza byinshi mu buzima bwacu bwo gusenga. Rero ndagira ngo ngusabe wowe udukurikira utarakora subscribe uyikore, hama ukore n'ikindi waduha igitekerezo cyawe muri comment, ukatubwira ibyo wifuza twagufasha no gusengera, turafata umwanya tukagusengera. Icya kabiri kandi wanatwandikira unyuze kuri nimero iba iri aho kuri screen, kugira ngo tubashe kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Waduha ibitekerezo bitandukanye, urashobora no kudutera inkunga mu buryo bwo kudusapotinga kugira ngo uyu murimo w'Imana ugere kure, unyuze kuri iyo nimero yacu ya MTN. Yesu rero abaha umugisha. Niba utarakora subscribe uyikore, ujye ukora like, ukore share ndetse na comment. Uzaba ugize neza gutanga umusanzu we kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Hanyuma gukiza cyo kura subscribe nuko tukimara gusohora ijambo ry'Imana, tukimara gufata ibihe byiza byo gusenga, akagira message Imana iduhereza, uhita ubona notification y'ayo masengesho kandi bikakugirira umumaro. Rero nje nzanye message ikomeye kandi nziza cyane, nje guhumuriza umuntu wese umaze igihe afite ibiriko biramuhungabanya. Namenya amakuru akomeye mpawe n'Imana ariyo nkuzaniye muri aya masaha. Munyemerere tubanza dusenga Imana kugira ngo twinjire muri message. Mana, ndagushimiye kubw'ineza n'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubereye mwiza abagutegereje, urubugingo bw'abagushaka, uramahoro y'abakwizera. Ineza yawe niganza ubugingo bwacu, unyemerere unkoreshe nk'uko biteguye, kandi icyo wampaye guhereza ubwoko bwawe bacyakire, kandi buri wese kimugwe neza, kimukure mu bwiza, kimugeze mu bundi, kimukure mu rwego, kimugeze ku rundi, kimushitse aho wateguye ko yashika. Nunyemerere uyu mwanya ukore ibintu bidasanzwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Nimunyemerere dusome rero ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, ni igice cya 7 umurongo wa 15. Hanyuma turaza gusoza n'umurongo waho wa 17. Ni amagambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba, ariko kandi ni n'igisubizo kuri benshi. Haravuze ngo nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu gihugu cya Egiputa, amahanga azabareba akorwe n'isoni, nubwo azaba afite imbaraga nyinshi bazifata ku munwa, n'amatwi yabo azaziba. Bazarigata umukungugu nk'inzoka, bazava mu bwihisho bwabo nk'ibyikurura hasi, bahinda umushyitsi. Bazaza ku Uwiteka Imana yacu babebera, bazatinya babitewe nawe. Yesu nashimwe cyane. Ni wowe ukurikiranira ijambo Imana iri kuvugana nawe. Ntabwo nzi situation urimo uyu munsi, ntabwo nzi nibihe uri kurarwana nabyo uyu munsi, ariko nje kukubwira ijambo rikomeye ko igihe cyawe kigeze. Harageze ko Imana yerekana ku buzima bwawe, harageze ko Imana ikora ibitangaza bikomeye ku buzima bwawe, harageze ko Imana yubaka amateka akomeye ku buzima bwawe, kuko ibintu byari inkuru utigeze umenya n'ibyari byo, ibintu byari amabanga byari byaranyengejwe ahantu, byarahishwe ahantu, ku buryo imbaraga zakurwanyaga zihishe zigiye kujya hagaragara, kandi zikagaragara zitagifite ubushobozi. Kubera iyihe mpamvu? Uwiteka aje kurwana urugamba rukomeye ku buzima bwawe, aje kukubera Imana mu bihe bitandukanye n'ibihe byose wabayemo.
urugamba umazeho igihe, intambara umazeho igihe, nkuzaniye mesaje kubwira ngo ibintu byose Uwiteka aje gukora, niba warigeze umenya amateka y'ibyabaye mu Bayisirayeli, ukamenya amateka yabaye kuri Farawo, ukamenya amateka yabaye mu gihugu cya Egiputa, ukamenya ibintu Imana yakoreye ku ngabo za Farawo ku nyanja itukura, ngo ibyo nibyo Imana igiye gukora. Yesu ashimwe cyane. Kubera wowe unteze amatwi, kubera wowe Imana ikunda, kubera wowe Imana ifiteho umugambi, kubera wowe Imana ihagurukije, iravuze ngo nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu gihugu cya Egiputa. Ababyibuka neza, igihe ubwoko bwa Isirayeli bwavaga muri Egiputa, babonye ibitangaza bikomeye, abanyegiputa batikizwa n'imbaraga z'Imana, babonye ibintu byabateye ubwoba, batinya ukuboko kwiza kw'Imana. Hari igihe abantu bakwifatiye, bafata ijambo ku buzima bwawe, bagira ngo uracyari wa wundi wo gutobwa, cyangwa se wo gutobesha kono, cyangwa wo kugaragaza agati, ariko harageze ko Imana yerekana ubumana bwayo kuri wowe. Yesu nashimwe cyane. Abanyegiputa babonaga Abayisirayeli mu isura y'uburetwa gusa, bababonaga nk'abantu bo kubumba amatafari gusa, bababonaga nk'abantu bo gukoreza imitwaro uko babyumva gusa. Ntabwo bari bazi ko hari igihe bashobora kubareba bakabatinya. Atawari bini fore konta bini my drive. Wowe bakurebera mu isura yo gusuzugurwa, mbese reka ngaruke gato ku Bayisirayeli. Hari isura abanyegiputa bambitse Abayisirayeli, babafata muri karakiteri mu buzima bwo kuba abaretwa babo forever. Mbese bumva ko ubuzima bwabo buri munsi y'ubw'abanyegiputa. Abanyegiputa bagomba gufata ubuzima bw'Abayisirayeli bakabukoresha icyo bashaka forever, ubuzima bwose iteka n'iteka. Ariko reka nkubwire, byaje guhinduka. Bayisirayeli bagira imbaraga, birangira abanyegiputa batinya Abayisirayeli kugeza na bugingo n'ubu. Icyamuka bunyumvise neza, ndagira ngo nkurahire Imana ihoraho yampamagaye uyu mwanya. Imana ivuganye nawe, ivuganye n'ubugingo bwanjye, irambwira ngo ngutangarize iri tangazo. Ntabwo nzi etepi for the or atp my God the one tando stafi the elwele binima I got to start content a very dry. Imana ije gusenya ibikuta abanzi bawe bari barishingikirijeho, ije kunyeganyeza imbaraga abanzi bawe bari barashizeho urufatiro rwo kugufata uko bashaka, bakagukamira mu kitoze, bakakwita icyo utari cyo, bakakwicaza aho udakwiriye kwicara. Ariko iyera yampamagaye inemande warabi etakostavo, izanywe no guhindura ubuzima bw'umuntu nteze amatwi uyu mwanya. Ndagira ngo utangarize, ndakwinginze ni wakumva ubutumwa, ubusangiza umuntu weme ko ari inshuti yawe, umuntu ukunda, umuntu wemera ko ari inshuti yawe, nawe umusangiza iyi message, kuko ubutumwa nubwo umuntu uri bubwumve, umuntu uri bubwakire na amahirwe ye yo kugira ngo bumuhindurire ubuzima. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu nahimbazwe cyane. Bibiliya iravuze ngo aba Bayisirayeli abanyegiputa bari barabafashe bugwate, bababona ko ari abantu bo gusuzugurwa imyaka yo kubaho kwabo kose, babakoresha uburetwa ko bishakiye. Ariko birahinduka rero, ibi ni Imana yakoze mu Egiputa, ibi ni Imana yakoreye Abayisirayeli mu Egiputa, nibyije gukorera ubuzima bwawe. Ije kukwiyereka ku buryo budasanzwe. Umva icyambere, ije kuguhesha agaciro mu maso y'abagusuzuguye. Icya kabiri, ije kuguhera ijambo mu maso y'abakwambuye ijambo. Icya gatatu, ije kugukomereza amaboko mu maso y'abakwambuye imbaraga, bakabona ko ntacu maze, kuko Imana ihesheje agaciro icyo yabitse muri wowe. Icyamuka bunyumvise, dena wita bebo fosti tansergre de binedai. Imana ije gukora ikintu gikomeye, iravuze ngo nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu Egiputa. Icya kabiri, amahanga azabareba akorwe n'isoni. Icya gatatu, ubwo uzaba ufite imbaraga nyinshi, bazifata ku munwa n'amatwi yabo azaziba. Jewele wirita costa force and them at the bin my dry. Ntuterwe ubwoba n'ibyagufasheho ijambo. Karame mwami wanjye, izina ryawe nirihimbazwe. Icyamuka buri kuva ubuhanuzi. Ntuterwe ubwoba n'ibyakunyiganyije, ntuterwe ubwoba n'ibyagufasha uko bibyumva. Umva amakuru nkuzaniye. Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru iravuze ngo harageze bwo amahanga azakureba agakorwa n'isoni. Ikintu kizabibatera niki? Nuko uzaba ufite imbaraga nyinshi. Imana izanye imbaraga mu buzima bwawe. Imana ije
ikubaka ku buryo budasanzwe. Imana ije gukuha agaciro aho wasuzuguriwe. Imana ije kuguha amafaranga ubwo wagaragaraga nk'umukene kurusha abandi. Ubwo baya batakora siwili bene tando davini gairi dibini haida kinemora. Hari abantu babona kuri ntaho nikora. Hari abantu babona ko ubuzima bwawe bwarangiriye aho, ari nacyo gituma bagufata uko bashaka. Buri wese agufataho ijambo ariko ntabwo azi ikikubitsemo. Yeyo ndafashijwe mu kagira Imana. Buri wese yivugira ibyo ashaka ariko ntabwo azi ikikubitsemo. Reka nze nkubwize ukuri, bakuboneye mu bihe ariko bagiye gutungurwa n'igihe. Hari igihe cyawe gisohoye Imana iguhaye imbaraga. Hari igihe Imana ikurura imbaraga nyinshi. Hari igihe Imana ikoze igitangaza ukagira agaciro aho wari warakaburiye. De costa for samene drag. Hari igihe ugize agaciro imbaraga z'abadayimoni zigahunga ubuzima bwawe. Hari igihe ugize agaciro abarozi bakaguhunga ntibongere kukwegera. Hari igihe ugize agaciro ubukene bukaguhunga ntibongere kukwegera. Hari igihe ugize agaciro ukagira ijambo aho wari warariburiye. De costa for samede bini my damini globe. Mbese ibintu Imana ikoze harageze ko ingorofani ihinduka indege. Jeba atasansodene kude graye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo amahanga azabareba akorwe n'isoni nubwo azaba afite imbaraga nyinshi, bazifata ku munwa n'amatwi yabo azaziba. Wari uzi ko imbaraga z'abanyamahanga, imbaraga z'ibikurwanya nubwo ari nyinshi, imbaraga z'abarozi nubwo ari benshi, imbaraga z'abapfumu nubwo ari benshi, bagiye kwifata ku munwa? Wari uzi ko imbaraga z'abakurwanyije nubwo ari benshi bagiye kwifata ku munwa? Wari uzi ko imbaraga z'abagusuzuguye nubwo ari nyinshi bagiye kwifata ku munwa? Kubera iyihe mpamvu? Ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe igiye gutuma amatwi yabo yiziba, igiye kubaziba amatwi. Imana ije gukora igitangaza kiziba abanzi bawe amatwi. Imana ije guhindura amateka ku buryo abanzi bawe Imana ibaziba amatwi. Imana ishimwe cyane. Imana ije kureba amateka atarigeze agaragara ku buzima bwawe. Abantu bakureba bagutinye kuko Uwiteka kumaze umubabaro. Umvira ijambo. Imana iravuze ngo bazarigata umukungugu nk'inzoka, bazava mu bwihisho bwabo nk'ibyikurura hasi bahinda umushyitsi. Bazaza kuwiteka Imana yacu babebera, bazatinya babitewe nawe. Yewe data wa twese we, abantu bagiye kuzakizwa bihana ibyaha baze ku Mana babebera kubera ibitangaza Imana ije gukorera ubuzima bwawe. Abantu bagiye guhunga bave mu bitagira umumaro kubera ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Mu yandi magambo reka mvugira ijambo ryiza cyane. Imana igukoreye igitangaza gituma abantu bihana. Imana igukoreye igitangaza kikwambura agasuzuguriro. Imana igukoreye igitangaza gituma batizera bizera Imana yawe. Do pepa ostafoki mande bine drame. Imana igukoreye igitangaza my friend gituma abantu bose batinya iyo ukorera. Baragusuzuguye bihagije, baramaze. Bagufasheho ijambo rihagije, baramaze. Bagerageje gukoresha imbaraga zabo, baramaze. Ariko hari izo bari batarakabona. Imana igaruye imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe. Imana ije kureba amateka akomeye ku buzima bwawe. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Iyi ni message yawe. Iyi ni message yawe. Iyi message ifitiye umumaro umuntu uri buyumve gusa. Iyi message irakora igitangaza ku muntu uri buyumve. Kurahiye Uwiteka Imana nkorera. Niwumvira ijambo karitega amatwi, ntabwo rigusiga uko nguko, kuko Imana imbwiye ijambo rikomeye. Nari nicaye hari numva ijwi rirampagurukije ngo genda utanga iyi message. Imana itanze message ikomeye ku buzima bw'utega amatwi akayumviriza. Imana ije guhindura ibi bintu. Yete kota bifone stanse madibini wotrade konte de vekinedra. Kuko Imana ije kurema amateka akomeye atuma uhererwa agaciro aho wari warakaburiye. Abagusuzuguye bagiye gutinya Imana yawe baze kuwiteka babebera, kuko bagiye kuza kwihana bayitewe nawe. Ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe bigiye gutera abantu kwihana. Ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe bigiye gutuma abantu bakizwa. Jeto kepando de tapi for the bini had kuro glory meneda sonsati wa ivekide gra. Icyamo kabimenya. Iki ni igihe cyawe nshuti. Iki ni igihe cyawe muvandimwe. Iki ni igihe cyawe. Iki ni igihe cyawe. Reka ngusengera Imana. Ndakwinginze niba hari umuntu umwe ukunda, ukimara kumvira ijambo urimo urungikire, riramugirira umumaro. Nawe nirimugeraho aririndugukira undi, riramugirira umumaro, kuko maze kumenya neza iyi message Uwiteka amaye kuri aya masaha igiye gukorera umuntu uri buyitega amatwi akayumva.
icyama ugafata umwanya ugatega amatwi iyi message nubwo do pepandeza vida wita kontabini drame nesesi widifini gonde bayikwa ntabwo bingombeye gushaka kamera nyitanze muri iyi audio ariko ndemera n'umutima wanjye kwigiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe jeo tavezaraga lante koti beni onta me endevoli with Peter ko ibin man rai groyasika reka dusenga Imana je endo fite pididra Mana wampamagaye Mana nyiri ubushobozi nkuko ijambo ryawe ribivuze ugiye gukora ibitangaza nk'ibyo wakoze muri Egiputa nk'ibyo wigaragaje muri Egiputa ku nyanja itukura wafashe Farawo n'ingabo ze n'amafarashi ye n'abahetswe nayo ubaroha mu nyanja nikugiye kuroha imbaraga zarwanyaga abana bawe mende tokida fata warabini hende kolagrai bewa sisifo ekonde pita nubwo bagerageje gukoresha amabako akomeye imbaraga zawo wazirangirije mu nyanja n'imbaraga z'abarozi zirangirije mu nyanja imbaraga z'abapfumu zirangirije mu nyanja imbaraga z'ibyaduhiga guzirangirije mu nyanja ndagushimye kuko ikintu kidasanzwe ndagushimye ko igitangaza ukoze kigiye gutuma abanzi bacu bihana kigiye gutuma abantu bebaza kuwiteka babebera kubera jewe mande wa elohol we and the call behind of the power do we hand to kema the bin my dry hari ikintu ngiye gusaba uyu mwanya niba ari ingwara uyu muntu arwaye iratuma abantu bihana nuyimbukize niba ari uburozi buramuvamo nubumukuremo niba ari mariage uri mukora abantu bakihana nubikore niba ari inzu uri bumwubakira abantu bakihana nubikore niba ari akazuramo hakagatera abantu kwihana nukamuhe niba ari ubutunzi ugiye kumuha bigatuma abantu bihana nubimuhe ikintu cyose kiratuma abantu baza kuwiteka babera nugikorera umwana wawe n'izina rya Yesu ndamusenyeye amasaha ngurema amateka akomeye ndasenza ya masaha ngurema ubuzima budasanzwe ndasenza ya masaha ngumwigaragarize bidasanzwe ezo people father wide God and we pounded the mahanda kurahifo ndagushimiye kugaragaye ndagushimiye ko wiyerekanye ndagushimiye kuhinduye ibintu ndagushimiye kukije indwara ndagushimiye kutabaye abantu ye reketa ko sanso dami for a guy jere tatoke for the stansima dikiniwe gray ndagushimye kurakorera umuntu wese bitewe n'icyo ashaka ndagushimye kurakorera muri muntu wese bitewe n'igihe yarimo ndagushimye kuri yerekana buri umwe bitewe n'igihe yarimo ndagushimye kutabaye ubwoko bwe bitewe n'igihe buri wese yararimo ndagushimye ko wiretse buri wese bitewe n'igihe yarimo ndagushimye ko ibyo ukoze bigiye gutuma abantu babebera baza kuwiteka kubera jewe ndagushimiye mwami ko ibyo ukoze bigiye gutuma abantu baza babebera baza kuwiteka kubera uyu muntu w'Imana ndagushimiye kugaragaye Imana ndagushimiye ko witamuriye Jehova ndagushimiye ko wiyerekanye uyu mwanya udasanzwe nukoreremo ibidasanzwe umuntu wese wumvira ijambo rimuhindurira ubuzima umuntu wese uryakiriye rimuhindurira ubuzima rimuremera amateka rimwubakira ubuzima rimwubakira ubushobozi rihagarika indwara riete kotafoza kideba niba ari impumyi zihumuke niba ari abapfuye bazuke niba ari ibirema bihaguruke niba ari ingumba zibyare niba ari indwara zidakira zikire nude costa ikintu uri bukorera uyu muntu gusa ni igituma abantu baza kuwiteka babebera uburyo abayemo ni wowe ubuzi ibiri kumurusha ni wowe ubizi reke kote kopa fo pahanda katepine hade koroast bire hekaraba je koto pepon prevo de kunegote stasi maida gine gloria re etoke papanda stopa povakin maidu hepa kola grai re entope poste vokiwe oui etambo sare grome urakoze papa urakoze kubikoranya ubuhanga urakoze kubikoranya ubutware urakoze ko wiyeretse buri mwumwe urakoze kutabaye buri mwumwe urakoze ko buri wese umwiyeretse kandi bagiye kubona neza yawe bagiye guhimbaza izina ryawe bagiye gushima ni ukuri kw'Imana ikomeye mbonye abantu bashima Imana kubera ibintu Imana ije gukora mbonye ubuzima bwawe buhinduka mbonye amateka yawe ahinduka kubera ikintu Imana igukoreye ndagira ngo wizere ko ari Imana muvuganye ndagira ngo wizere ko ari Imana ikugendereye kuko maze kumva amakuru avuga ko buri wese uri bwumvira ijambo akarigita akaryumvira riramukorera igitangaza Imana umugisha nongere ngusabe nkwinginge ntubigire ubwiru ni message itunguranye kuko nyitanze nanje bintunguye sinari nabipanze nuko Imana ibimbwiye ngo nimpite mbikora ubunyine nawe ukimara kubona iyi video uyitanga ubunyine ukimara kukugeraho uyitanga ubwo nyine ndazi kwihindura ubuzima ndazi kwikorera amateka ku muntu wese uri buyakire Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha urashobora gukenera ko twagusengera byihariye utwandikire cyangwa uduhamagare ku kamenyetso ko guteranya 250
788 Imana iguha umugisha. Iyo ni nimero ya WhatsApp, ni nimero ya call, ni nimero ya Momo. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Nzakunimana Jean Baptiste. Nimwakira igitangaza cy'Imana. Akira igitangaza Imana igukoreye. Akira amateka Imana igukoreye. Murahiye Imana, niba ari ukubyara urabyara kugira ngo bimenyekane. Niba ari ugukira indwara irakira kugira ngo bimenyekane. Niba ari ubukene warimo urabuvamo kugira ngo bimenyekane. Niba ari ubukode umazemo imyaka myinshi urabivamo kugira ngo bimenyekane. Kuko ikintu Imana ije gukorera ubuzima bwawe ni ikigiye gutuma abantu bongera kubebera baza kuwiteka kubera wowe. Imana ishimwe cyane. Bagiye gukizwa kubera wowe. Imana iguha umugisha. Bagiye gukizwa kubera wowe. Imana iguha umugisha. Iyi ni message idasanzwe, nuyakire ikuremera ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda, Yesu akabakunda kundusha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.